umva se kandi morning nabe ya mufollowing akakanya bambwira kandi kantu ariko ngiye byo bambwira kandi kantu aramufollowing babwira kandi kantu ariko ndatangiza ijambo allegedly ntago ndabihamya gusa allegedly numvishe yuko washobora ko barakoze akantu kameze nka marriage ariko kari unofficial. Urakoze akwe nanjye ako kantu narakumvishe kuri Instagram muri Tanzania nyine kakanu gatuma nanjye narakumvishe kakanu gatuma umukire amaking sure yuko abonye uburenganzira bwo kwita umugore we ku mugaragaro. umvese bamuzirima baranga wagenda witwa nk'umugore we nini kama ibyo bintu barabivuze Jihad yigeze afungura live numva abantu bari kuvuga ngo tubwirize umumisi wagiye gukora igikwe muri Tanzania. Hello nabyita ngo yari Darina Sheri ariko uriya nawe ni Nika yarayikoze none se we harya iyo ukoze ubukwe na Haji uba hajati oya nyine umumizirima w'umutipe yemerewe kuba yashaka umukobwa utari umumizirima ariko ndetse kuba yashaka we ndimo ndamenya title tuzatumita hajati tuzatumita tujya gushaka title azaba naga itegeko kuba hajati ushobora kuba washatswe na Haji ariko utari hajati kwiganirira nge Jori ntacyo mfa nawe arabizi ariko deka uramutipe afite ikofa hagaze ikofi ariko ikibazo nta bantu badashaka kuba proud yabo niba marakubanze bazaba proud reba mutesi wacu kwa cyuki bamwitaza ituni classe urumva ko bamwitaza ituni twamwitande tumushake zina ngo twamenye ni wacu byarahageze twamenye ni wacu byarahageze ariko reka nkubaze ikibazo ko uzi ko dufite abakobwa muri Kigali hano batandukanye sibyo uzi neza nabo barira ubuntu ko bahari nabo barira utuyoga gusa ko bahari kubera iki connection za Riridis kwayiki ntabo tuzi hano muri Kigali uzi neza kandi uzi n'amazina yabo utubazi ngo baratwika kandi ari for free just to drink hari n'abaribwa ko irindazi urumva habaribwa nimureke umwana yiryohere rero ikibazo cyari niki ngiki niba rwose kubyumva amafaranga jewe ikibazo gihari ntago urimo kubyumva ririyo ikibazo cyari ntago urimo kucyumva ikibazo gihari ntago ari ko tutari kumwana ngo yiryohere pe tunabishyigikiye cyane ahubwo umwana yaraje duhindura imbwa nabe kadundira bigoryi nyine nta kofi mufite niyo mpamvu ababona nta yihindura motivation ahubwo sobanukirwa aka kanya wahita umenya ngo inyana zimbwa noneho niki inyana zimbwa zibasakirira kugoma ejo umuntu w'umukene abantu bose bafite ubukene budafite amafaranga ubwo nyine nuko muhagaze coding ibyo keneye ibyo coding inkweto yambara nabo coding imyenda umugabo yamuguriye nizo nyana zimbwa so ako kandi ko ari akabazo kari none turavumbuye ha bya bintu bivuga ku cyo udashaka kubyemera wenda twe tugume turi nyana zimbwa nta kibazo ariko byemere tubimenye reka kujijisha ngo baguhakinze mama jewe reka mbabwire niba baranashakanye nubwo byaba ari ibanga akaba ari umugore we katubyakire nyine ahubwo Jora areke kuduhindura injiji ngo bamuhakinze ahubwo Jora ni mafia agahambere mafia biki agahambere nafashe musumba zose reka nkubwire nimba umuntu wacuruza imbunda umenye ko ashaka kuba azi kuyikoresha arabizi n'akandi yuyizi wenyine umuhatasi muri ino sinaka ngecucu gusa mutipe afite amafaranga arayafite niba byemere rero ko afite ariko igihe cyo kutubeshya cyo kubeshya cyara adeka wakundana n'umuntu ucuruza imbunda kuko umuntu ucuruza imbunda bazi no koyera bro umubwincho zingahe yamaze nibaze kwikoresha niwe wenyeze kwikoresha sa muri nosi ahubwo guys mwitonde umva be careful twiswe imbwa twitwa ibiki motivation speeches zirakorwa ibintu byose igihe cyageze reka kubeshya ngo urumva ngo baraguhakinze nibyo emera ufite uri mu rukundo cyangwa wenda nta rukundo urimo hari ikintu ukurikiye kuri uwo muntu ariko ibigaragara umugabo we ari mu rukundo yararurimo rwose umva rwaramwishe ariko sedeka wakina n'umutima w'umuntu wakina n'umuntu w'umutima sedeka
mumbabarire mwibuke ko kina n'umutima w'umuntu wakira n'umutima w'umuntu ufite imbunda wowe mwambara ibintu by'imbunda bakayivana mwana uriya ntabwo ugira imbunda wenyine nta nubwo ari gukoresha wenyine nta bihishe bitazahishurwa n'ibindi tuzabimenya yamaze niba afite imbunda ntabwo ari we uyigira wenyine ntabwo anyway njyewe n'ikintu ntekereza ntabwo bamuhakinze ubyemere umenye ko tujya kugucishamo ijisho iwacu twiyemeye inshuro nyinshi igihe kirekire abenshi twe tubizi ariko turicecekera ntabwo uraza yo gufata ngo noneho batangira no gutuka ngo inyarwanda ngo yavuze amakuru ahubwo barabafunga halo ngo iki inyarwanda baraza kuyifunga aho oya iminsi y'igisambo ni 40 byemerewe proud yabyo nawe uri ndangamirwa nk'izindi zose ariko tubifata ariko ureke kuza kubeshyana urumva muri tumuvinge forward makuru ndeka zamura Semuhungu yaje Semuhungu ari nguyu ari hasi yaje sigiza ababwiye ko ashaka kuzamuka Eric urashaka kuzamuka ariko anyway Eric burya ashaka kuzamuka reka muzane muzane yatabishaka canceling request yayikoze se oya yo yimuhereza dore yimuhe wowe ndamenya bigenza gute se nimpamvu twabwiye ngo yihindura ahandi hello na Mimi Madonna nta soni na Mimi umuzane moderator nabe proud ese we ko mbona nanuza murimo imitima yahagaze burundu nta mutima mukigira mu mitima bataping nta mitima mukigira ibindi après barabikora umva mutapinge dekata bahereza amakuru tugeze ku bihumbi ikindi nawe ushyiramo goro ya gatatu y'utuntu duto y'abantu bashobora oye harya ndabyo harya utuntu duto nutumeze gute kora kuri iyi goro yawe nyine ukore aid wongereho kuri gift again nambwe akakiro ngeyo ya hands heart iyo se y'ijana si tubabarire ushyizemo amanuza kirama amaroses nk'igihumbi baravuga wese afite roses azigura araza gucaho aguhe okay nta kibazo mugira amarose nk'ibihumbi 3 sawa nyine ngizemo 10,000 twagiye ko hari amagame ayo munsi nta game nyine hari ama official game yahari nyine bituma abantu banga gutanga gift ko baba Madonna ninde hari uwitwa Madonna ashaka muzamuri mukore invite harya invite bayikora gute uramukandaho nawe rero ariko arabandi voilà nka gutyo nyine bambe mwamubisha umuntu arimo kwiga nyine kanda kuri Semuhungu umu-inviting arahita azamuka Madonna namubonye Madonna yazamutse umukecuru wacu Semuhungu se ari hehe ukabyara Shangazi yanze kwemera Shanga wazamutse Shangazi yanze kwemera agashaka kuba mushyira avuge Shangazi nagashaka kwanga kwemera we nta mitima mukigira mu mibiri yanyu ko badakanda barayiguha nta nubwo yasetinze goro ntabwo wayisetinze nta mitima washyizeho deka ntabwo wayisetinze nta mitima washyizeho deka yes imitima Madonna afite amaye yagiyeyo mitana na ipininga wayishyizeho piningi zose zipiningi zose uhere ku ya mbere ndi nyipininga ni nyipininge zose ni nyipininga so reka nshaka kunonzana Eric Semuhungu ndamuzi n'umutipe uretse njye muri guest cyangwa oya njye muri guest ndebe abantu bakoze noze request Semuhungu ntago arimo riri arimo ko disi ndashaka kumva riri nawe ukuntu ameze last time yari arimo kurwana muhenerezo muri kona yanjye muzane ikaze ndebe natumutumire ndaza gutangira kujya mbanura abantu nyine murabizi muzanire diva yaritanze cyagiye uri gukina bwa mbere uza mushare no mukopine wanjye ajya tumaze kuba bangahe dore nguyu nze mu sharing urabona ko kakagoro batangiye kugakoraho biba byiza ushyizemo utugoro duto ushyiraho utugoro twinshi badukoraho cyane so tufite abantu 210 bangahe si bahagije duha inkuru nyine inkuru nta yindi iyi nkuru nayihize kuva kera kudevelopa tugiye kuyidevelopa iyi nkuru nayo nyitegereje cyane tugiye kuba frank twese tuvugisha ukuri shyiraho Miss Lilian shyiraho Miss Liliose MC Liliose
MC Liliose nawe ntago ajya arepfana ndamuzi. uyu nguyu ntabwo yabahereza Ni umutarepfana. Ari yego namubona. nguyu mu bishanga Isimbi umbabarire ndabizi uri mu bantu nemera bambara neza banagura ibintu bihenze ari amasakoshi ndashaka ko tuyavuga Isakoshi zihenze nta kibazo ndayakwambara izo za Prada Sava ariko nagura mbwira Hermes gura ngahe ko mwizira mu bantu bagura ibintu mfite umukopine wanjye bagafata ibipapuro by'ubutaka bagafata iwanyu amazina ya papa n'aya papa wawe ni wanyu na oncle barangiza bakakubwira ngo gagenda ugaruka 2026 mu kwezi kwa gatandatu nibwo ugaruka bakangira bakakubwira ati baga yabonetse none hari nicyo kintu bagukorera. So all of a sudden the most unemployed woman we know muri Miss Rwanda after Hermes yambaye robute ari London ari Mayfair ari bicyo byose arimo aratumya mu kanwa ngo gizinyana zimbwa ngo z'Kigali ngo zimbwa z'insoresore. Hello papa mama mugabo ntabwo yumva ikinyarwanda deka nicyo inde Saido ngo checking ngo muri DM yanjye urukunira ubwoba bw'iki uravuga bita Saido ninde urimo gutera ubwoba mwumbwira ngo checking ngo muri DM yanjye harimo iki muri DM yanjye ubu ninde kwaye kwa ego ko afite zero followers ubwo n'umuntu n'umufake account uje kumera ubwo nunera ubwoba njyewe izi ni zanjirezi oba hari ikintu cyitwa gutera ubwoba unabwenga arimo gutera ubwoba umuhaye credit zitabaho kuko mwihorere reka n'inzira zawe bigorye biraho umva nkubwire bareka kati ukomeze twiyumvire inkuru ngiye Lilido wakwinjira muri Hermes bakagwa bag. Okay, send again your SMS. Mumbwire mwese ababizi ba Beyond mwese mufite amakuru wakwinjira muri shop ya Hermes bakagwa bag ukitana birabibora birahenze ukora order urakoze cyane. Sasa rero ikibazo nta nubwo ari uguhenda ikibazo nuko nyine ntago ari order ukora ko kanya ngo bete bayiguhereza ko wishyuye cash ntago bishoboka nyine bisaba gutegereza tu nko imodoka yo kugendamo ni nkuko wajya kuri Porsche iyo ugiye gukora custom ya Porsche uyitegereza imyaka 2 turabyemera ntabwo tubyemera. So uyu ako se Mungu nazamuke we avuga ku mashakoshi navuga izina nta kibazo kandi se muhungu nawe aterura amasakoshi uravuga ku masakoshi by'amasakoshi abizi kuvuga ku mashakoshi arabiza nawe aterura uyu shangazi by'amasakoshi arabizi nakore request nicyo kibazo afite se mu tugukeneye we nta kintu tugukeneyeho expertise ikintu cy'amasakoshi se mu ufata ijambo ikintu cy'amasakoshi ukizihi iki tubwireho ese amakuru ya urakoze vuga ku kintu cyitwa isakoshi mbere yuko tugiye ikintu tuvuga vuga ku isakoshi Ngeze hagati muri kuvuga ku isakoshi amasakoshi yose ndazi uravuga amasakoshi y'ubwoko bwose n'ukuntu abantu bajya kuyagura igihe wayibonera ugiye kwigura ibice byose wowe turashaka expertise nk'umushangazi ku kintu kijyanye n'abafite facts we na facts ibyo abafite n'amarisa bafite ku kintu kijyanye na bag urumva uvuga ngo hari bag udapfa kubona usaba ngo udarega hagati aho muri kirimo kuganira urafata ijambo ngiye kuba hari ahantu ngiye gatoya urafata ijambo nurangiza kuvuga muri muganira ako zamura abantu benshi se wowe zamura abantu benshi abandi se ni bande ni no sisi twakubwiye ngo cyane na MC Liliose si byakunaniye Liliose ari kubwira wa Mugerard se reka mbabwira arabimaye MC Liliose na ahantu yeretse amafoto ya MC Liliose namubonye ya ifoto ya Jory yambaye umupira gasa nka kuri ya mukire urumva ninkweto muri bukweto ngo bwa Prada bw'umweru n'umukara n'agasakoshi ka Louis Vuitton urumva nuriya mupapa no yambaye kagapira ka Prada murakoze cyane ngo life is from the inside out when you shit on the inside life on the outside. Okay Eric vuga ku mabaga ngenda itanza sibyo mwe muganira Liliose ubwo muramuha ijambo mwese mu kwaji dash
yase numvaga muri kuvuga kuri back siga wimyutinze tutabyumva ibyo ugiye mutinga gute tugire ugira shaka umuntu ugira moderator ukora kuri ukeneye moderator akajya bimukorera Sharia ukazamuka hejuru ugakora mute ukimyutinga kuri mic kandaho ukora kuri mic ukimyutinga ntabwo ari kuri mic we ntabwo ari bibona kubera nahandi we ntabwo abibona ntabwo ayibona aho ngaho hafi urakora kuri ntuzi mute microphone nayibonye okay okay ako no kuyikande ukagira ngo semu kuri ya masakoshi utubwire no kuri turiya dupira tubiri mbonye twambaye Prada Kuteri zisa ngiye kutubona Eri umeze gute duherukana nimba ubifite wowe wabidara duherukana umwaka ushize rero ni telefone mufijya kuri WhatsApp Happy New Year Happy New Year sheri kanze mbikera umva Eri iyo umuntu ari gushaka isakoshi ihenze ngakora oda azayibona mu gihe kingana t-shirt same better same watch dore uyu muntu uza Gerard ohereza beyond arayidarapa njye nahise njya kwireba mu yindi telefone niyo mpamvu nayo watereza amafoto mureke Eric avuge okay so muri kunyumva turakumva no kuvuga ngo amasakoshi ahenze example nka za Birkenbag hari iz'ibihumbi 200 iz'ibihumbi 300 by'idolari 400 n'iza miliyoni so biterwa niyo ushaka kuko zigiye zirimo inoze zitandukanye kandi kubera ko zikorwa by order usually ukora order n'izimara umwaka utarayibona utegereje cyangwa gukira kuri waiting list bitewe na store wagiyemo ya Hermes urugero nyine store so nango isakoshi yo 300 ugiye naho kano kanya uyibona nk'ubu nabaho urugero hari isakoshi twigeze kugura muri Louis Vuitton noneho sinayikunda ntabwo yayinahenze cyane ari 4500 by'idolari noneho twisubije kugira ngo utinye zina sakoshi ukuntu bizimeze hari system ikora ama sensors ifite zina telefone za iPhone hari system ibirimo ya Louis Vuitton noneho bayifata bakagenda basikana ku ruhu imbere inyuma yo idasomye utsinzi ubuntu nyine bw'umusensa kugira bamenye ko ari authentic nyine ntango bayisubirana kuko ushaka gafata icyo mu bushinwa ukakizana bisa nk'iyo kwahita ukibahango ni yayi ndugaruye iyo bagwa ya 30 days zawe ariko kugira ngo bayifate yaba n'inkweto bura zirankweto zose bazifite za barcode mw'imbere ibintu utabona wowe ntango bapfa kubibona zikoranye nyine noza uburyo ubuhanga buhanitse so rero tugarutse kwa ayo masakoshi impamvu badapfa kuzigira ntango zigurwa na buri wari we wese impamvu leta kugurwa na buri wari we wese ntango afite 200 by'idolari ngo ngende kugura isakoshi kandi havamo Range Rover nshyashya si byose cyangwa Mercedes Benz zyo hejuru so niyo mpamvu hari amasakoshi utapfa kubona bitewe n'uburyo aba agize ute akozwe so hari ubwoko bwinshi hari iyo za Birkenbag ziba zikozwe mu ruhu rw'inoza rwa crocodile hari za Chanel hari za Christian Dior uziko hari isakoshi aba ari gato cyane washyiramo na telefone imwe ugashyiramo n'ama ID gusa ugasanga akagura nk'ibihumbi 30 rero nanga ari buri muntu wese w'umunyarwanda ashobora ku affording ayo masakoshi ashobora ku affording isakoshi 100 mubaza akabazo aba muri mansion ya mubaza akabazo ndiyembaza nta kibazo bibaho ko ifoto ishobora kugaragaza ko isakoshi ari original cyangwa ari pirate yereka ari umuntu uzi kubireba sheri ari umuntu uzi kubireba uzi ama original ushobora kubime ushobora kwambara ibya original n'ibya fake wabivanga kuko umuntu yabonye akantu ka original ukagira ngo bamuntu yambaye ibya original kandi ari harimo n'ibya China eri naguciye mu ijambo urabona imigozi ya masakoshi nakomeje kuvuga Hermes kubera ndayizi cyane cyangwa na za Fidi urumva ku migozi yayo iriya migozi iri utuntu tw'ibyuma iyo birebye biratandukanye yabonye yambaye ibintu bya original hari nk'urukweto bashyizeho yambaye ikabutura ya siporo kuri Twitter yambaye urukweto nk'urwanjye nanjye naguze $500 rya Louis Vuitton
mpitamo na toroshye uriya mugabo dananga ari nyakatsi ariko ku muntu uzi kureba ibintu bya original gahita ubibona nyine umuntu wambaye ibintu bya authentic n'umuntu wambaye ibintu bya fake uhita ubibona biri totally different Sintazi aba manipulateur niko bamera aba manipulateur umugabo ashaka ko legit noneho kubera ko uriya azi ko ngo ahora yiyemera ku bantu kafata na bya iboro by'ibishinwa agashaka kubishyira muri ka kantu kamwe yabonye ka OG urumva ariko ntago bimuha immunity yuko atambara ibintu by'ibicupuri njyewe abantu benshi baje ikintu ni fake reka mbe urugero rwa hafi ndatanga ingero ebyiri ndarwitangaho nange no kundi muntu nzi so first of all nanjye nambara original nkambara na fake sinabihaka urakoze naho ama fake nkambara n'ama original noneho mbaho n'undi rugero rwa hafi abantu muziza ari the boss lady hari ibintu yambara bya original akambara n'ibya fake kabisa ukabubizi wabireba ukahita bati ira no original ni fake so ni ibintu rero bisanzwe pe zaribwa sanga afite nk'amasakoshi nk'atanu atatu original abiri nta ya fake mpamvu nakubajije nyama mpamvu wambajije ndekukumva eri mpamvu nakubajije ngo ushobora kureba ifoto ukamenya ngo iki kintu ni pirate cyangwa no original ari ifoto gusa urebye nibyo nabwiye umuntu uzi kureba original urabibona ariko utabizi bita banga ngo original utabizi urabireba ukabimenya urabireba ukabimenya ya cyane rwose eri reka nkubaze akantu kamwe nkubaze yego uramutse ufite sponsor akunagamo ibiceri yego uri happy yuko aguha ibiceri ntago aba proud yo kugira ngo ubwire abanyarwanda n'abagukurikira bose ubabwira ati njyewe ndi proud y'umuntu wanjye y'ibyo yankoreye yaho yamvanyije ntangejeje ese ikibazo aba ari umugabo deka ikibazo ni umugabo kuko umugabo ni fact ikomeye cyane dusubire inyuma mu bwirukuru umugabo ari fact ikomeye cyane ari niyo mpamvu ndimo gutinda aho hantu twiswe inyana z'imbwa okay twiswe inyana z'imbwa ngo inyana z'imbwa z'insoresore z'ingabo ngo nk'ibiki ngo abagabo babona ukabona ni inyana z'imbwa hello wowe ngo urimo guhisha ni imbwa cyangwa ni intare urimo urahisha iki batishaka kubabwira reka mabwire njyewe ko anonze urimo urahisha jagwa umuntu ko anonze amfatero nini ese ntabwo uri proud ntabwo uri proud iyo ntare yawe ese uwo ngo ni igiki noneho kuki urimo kumuhisha utari proud hello mama hello urakoze umva gusa njyewe icyo nzi ni uko ari umuntu ejobundi wambwiye ngo ariko njye nabifashe nk'ibihuha nyine kwa kundi uvuga ati no umuntu ari wenda ari kuhagiserera niyo kubera umuntu wambwiye ngo mva iri ngo narindi ngo Dar es Salaam ngo mushiti wanjye ngo numva ngo hari imodoka bagiye kudeduana ngo ya Mercedes Benz nk'ira Bruce Melody agenda ama G63 ngo ya Jory twase ngo iki ninde se wagurira umuntu imodoka ihenza kuri ya 150 by'amadolari magana ngo yuko ngo hari umukire witwa ngo Said yakuru umuntu sinarimuzi ngo umukire witwa Said hashize nk'ibyumweru bibiri muri Kigali banzi babwiye hakiri kare nibayibona muri Kigali bazamenye kuntu story aho yaturutse none aravuga ngiri mu nzira ngo igiye kuva Dar es Salaam iyo modoka ngo ni umuheto Mercedes Benz ngo G63 mwayumvishe mwese mwandikana uko gapapuro Mercedes Benz G63 mubona mukasa ideize ngo muri Kigali mumenya aho turutse ahubwo na private jet iminsi igisambo ni 40 iminsi bigize muri 40 za motivation speeches zitarangira n'umuntu sibyo muri relationship cyangwa hari ukuntu muba mukundana urumva ariko ukaba utarageza igihe cyo kubibwira abantu nyine urakaza wenda impamvu z'umutekano wawe cyangwa mu gihe ibintu byanyu bitaramenyekana ko biri official bikumva kuko ibintu biri official biragaragara ahantu hose ndetse nta relationship wabonye y'abastari hano mu Rwanda batandukanye ngo ni indangamirwa ihenze twirirwa tubabona bipostinga bagira gutya urazo zirarutana yawe ikintu cyanangaje uriya mugabo afollowing 200
noneho amene afite abafollowers 200 ari na verified fake account agakurikira page ebyiri company icuruza imbunda na Jolly gusa acuruza imbunda ngo na what a coincidence iyo coincidence ni ya hehe muri nosi urakoze ariko Jolly ntago amufollowing back aramufollowinga sheri kuko wenda ubu ugiye kureba wasanga utagikurikirana kuko bavuze ati iyo baba we baramurizanye uko byara ariko ejo ho yari ari kumufollowinga narabibonye wabonye bavuze yanjye nabibonye tipara cyamufollowinga ariko Jolly ntago amufollowinga yamaze kujya hanze twarabimenye niwacu byarahageze noneho rotipe yapostinze urumva ngo ntabwo nitaye ngo umuntu uvuga umwanda kuri njyewe ngo kuko ngo nakuriye mu mwanda mwinshi you get yapostinze video iri kuvuga ngo ntabwo yitaye ku bantu bavuga umwanda ngo cyane ko umwanda yawukuriyemo you get mvuyeyo aramufollowinga nawe back turashaka bishyire ku mugaragaro umva se kandi morning nabikerekana yamufollowinze akagari bambwira kandi kantu ariko ngiye byo mbabwira kandi kantu aramufollowinga babwira kandi kantu ariko ndatangiza ijambo allegedly ntago ndabihamya gusa allegedly numvishe yuko washobora ko barakoze akantu kameze nka marriage ariko kari unofficial urakoze akwe nanjye ako kantu narakumvishe kuri Instagram muri Tanzania nyine kakanu gatuma nanjye narakumvishe kakanu gatuma umukire amaking sure yuko abonye uburenganzira bwo kwita umugore we ku mugaragaro umva se bamuzirima baranga wagenda witwa nk'umugore we nini kama ibyo bintu barabivuze Jihad yigeze afungura live numva hari abantu bari kuvuga ngo tubwirize umumisi wagiye gukora igikwe muri Tanzania. Hello nabyitaho ngo yari dari na sheri ariko uriya nawe nanika yarayikoze none se we harya iyo ukoze ubukwe na haji uba haji ati oya nyine umumizirima w'umutipe yemerewe kuba yashaka umukobwa utari umumizirima ariko ntabwo kuba yashaka we ndimo ndamenya title tuzatumita haji ati tuzatumita tujya gushaka title ntabwo ari itegeko kuba hajyati ushobora kuba washatswe na hajyati utari hajyati Jolly ntacyo mpfa nawe arabizi ariko deka uriya mutipe afite ikofi ahagaze ariko ikibazo ni abantu badashaka kuba proud yabo niba mara hanze bazaba proud reba mutesi wacu ko ari cyuki muri classe urumva ko tumwitaza ituni tumushake izina ngo twarabimenye n'iwacu byarahageze twarabimenye n'iwacu byarahageze ariko reka nkubaze ikibazo ko uzi ko dufite abakobwa muri Kigali hano batandukanye sibyo uzi neza nabo barira ubuntu ko bahari nabo barira utuyoga gusa ko bahari kubera iki connection za Riridis ntabo tuzi hano muri Kigali uzi neza kandi uzi n'amazina yabo utubazi ngo baratwika kandi ari for free just to drink hari nabo baribwa kwera indazi urumva habaribwa nimureke umwana yiryohere rero ikibazo cyari niki ngiki niba rwose kubyumva amafaranga jewe ikibazo gihari ntago urimo kubyumva ririyo ikibazo gihari ntago urimo kucyumva ikibazo gihari ntago ari uko tutari kumwana ngo yiryohere pe tunabishyigikiye cyane ahubwo umwana yaraje duhindura imbwa nabe kadundira ibigoryi nyine nta kofi mufite niyo mpamvu ababona nta yihindura motivation ahubwo sobanukirwa aka kanya wahita umenya ngo inyana zimbwa noneho niki inyana zimbwa zibusabirira kugoma ejo ni umuntu w'umukene abantu bose bafite ubukene budafite amafaranga ubwo ngubwo nyine nuko muhagaze affording ibyo akeneye ibyo affording inkweto yambara nabo affording imyenda umugabo yamuguriye nizo nyana zimbwa so ako kandi ko ari akabazo kari none turavumbuye ha bya bintu biva ku cyo udashaka kubyemera wenda twe tudukume turi nyana zimbwa nta kibazo ariko byemere tubimenye reka kujijisha ngo baguhakinze mama yewe reka mbabwire niba baranashakanye nubwo byaba ari ibanga akaba ari umugore we tubyakire nyine ahubwo reka kuduhindura injiji ngo bamuhakinze ahubwo inde ni mafia agahambere mafia biki agahambere nafashe musumba zose
reka nkubwire nimba umuntu wacuruza imbunda umenye ko ashobora kuba azi kuyikoresha arabizi n'abandi ubizi wenyine se ubizi wenyine umukatasi muri ino sinaga yacucu gusa umutipe afite amafaranga arayafite niba byemere rero ko ayafite ariko igihe cyo kutubeshya cyo kubeshya cyara adeka wakundana n'umuntu ucuruza imbunda kuko umuntu ucuruza imbunda abazi no kuyiba bro umubwira inshuro zingahe yamaze nibaze kuyikoresha niwe wenyine uzi kuyikoresha se muri ino si ahubwo guys mwitonde umva be careful umva mabwire be careful twiswe imbwa twitwa ibiki motivation speeches zirakorwa ibintu byose igihe cyageze reka kubeshya ngo urumva ngo baraguhakinze nibyo emera ufite uri mu rukundo cyangwa wenda nta rukundo urimo hari ikindi kintu ukurikiye kuri uwo muntu ariko bigaragara umugabo we ari mu rukundo yarari urimo rwose umva rwaramwishe ariko sedeka wakina n'umutima w'umuntu wakina n'umuntu w'umutima sedeka mumbabarire mwibuke ko kina n'umutima w'umuntu wakina n'umutima w'umuntu ufite imbunda wowe mwambara ibintu by'imbunda bakayivana n'ahantu uriya ntabwo ugira imbunda wenyine nta n'ubwo ari kuyikoresha wenyine nta bihishe bitazahishurwa n'ibindi tuzabimenya yamaze niba afite imbunda ntabwo ari we uyigira wenyine